Yes, reka twongere tubifurize igicamunsi cyiza nkuko bisanzwe tubahaye ikaze rwose muri amakuru yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa kabiri tukaba turi tariki 13 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024 twe rwose tugarutse makuru agezeho ni muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane umwanya no tubagezaho update zo muri amasaha cyangwa se zo kuri uyu munsi akaba ari umuriro n'umuriro gusa ndakurahiye ibintu byamaze guhindura isura turaza guca rero byihuse cyane ubwo twese twinjira mu mwanya w'ipfunyamfunyi turaza kwinjira rwose hano muri za sake rero ibintu byamaze guhindura isura hano mu mujyi wa Sake ibintu byamaze guhindura isura ese muri umujyi wa Sake bimeze bite amakuru arambuye turayabafitiye tugiye kuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako hanyuma muri Rucuro nababwiye ntari icyo ndimo ndabategura gikomeye cyane uyu mwanya rero cyangwa se rwose muri amasaha nkaba ngiye kubagezaho amakuru aremereye cyane n'amakuru buri wese rwose adakwiye gucikwa hano rwose muri Rucuro niki kirimo kuba byose rongeye kubikuvira imuzi ni muzingo turaza kugaruka mu by'ukuri inkuru ndabona imeze nk'iri ni bya Rucuro bikubiye muri za Rucuro aho mu by'ukuri birimo kuvuga ko hari indege z'akajugujugu ku mugoroba washyize ngo zaguye cyangwa se zaguye hano muri Rucuro izi kajugujugu ese zaguye zivuye byari bimeze bite ibi byose ngiye kubikuvira imuzi ni muzingo ese zahagumye cyangwa zagiye mana yanjye amakuru kuri umugoroba plutôt yo muri iki gicamunsi arakomeye cyane rero bikaba ari byatangajwe na societe civile ni byinshi cyane ngiye kubagezaho icyo mwe musabwa gusa no kubana natwe mukara ko mwakanze kuri subscribe ibindi byose mukaza kugenda rwose mubikurikirana sina makosa wiriwe neza amakuru yawe amakuru ni meza ndabona rwose banza rwose utameze neza pe nkurikije ukuntu umeze banza nyane kwakone ngo uko byaba kose ugomba kugeraho ugatanga umusadi cyangwa se ugatangaza amakuru kubanza utameze neza pe ntabwo uri fit biragenda biza gake ntabwo umeze neza ariko uraza kwisangamo neza niko bimeze ubwo rero niki wateguye ndabona none udafite amakuru menshi ni ubwa mbere tuje rwose nkabona nta nubwo byuzuye n'uruce rw'urupapuro bimeze bitubundi amakuru amakuru yarahari turahera angaha muri Goma nuko abaturage bahangaha ngo bamaze kumenya impamvu FRDC itari kuzamura indege zabo ngo ijye kurasa M23 atese impamvu ni yihe n'amajwi noneho twayazanye turasimbukira ibeni noneho ADF na rudore ko ibyo yigize noneho 17 bamaze kubatikura abandi benshi nabo bamaze gutabwa mu mvuto atese byabereye he nabyo ndaza kubabwira minembweho ntago byoroheje dore yuko abaturage bakomeje gupfa ari benshi cyane hari undi musaza nawe wamaze kwivuganwa muri iki gitondo atese wera yarakoze iki nabyo turaza kubireba yewe turisimbukira n'amasisi naho ntabwo bimeze neza n'akana gato nako turaza kubabwira naho uko byiriwe bimeze amakuru yo turabizi ko baba tuyafite nibo badutiza umwanya wabo gusa ubundi natwe tuyave imuzi ni muzingo icyo musabwa rero nta kindi no gukanda kuri subscribe yewe n'akazi kireka ndekuye mixeri ndeke kuba ngashiramo ahubwo twinjira amakuru noneho rwose mu buryo burambuye amakuru kandi nizera ko ameze neza nongere nkwibutse ko iyo wakanze kuri subscribe rwose ubona video ikihagera bityo ugaca ukubiri no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi ikindi kandi gikomeye cyane nuko uba ushigikiye umuyoboro wa Eugene Official hanyuma rero niba utarabikora simbuka ukore subscribe nonaha ku bantu mwayikoze rero namwe rwose mu kandi like ndetse na share kugira ngo ikiganiro cyacu kicyagera namwe muzajye mu imbere mu kubona amakuru sina makosa ngira ngo ningiye none kuri Rucuro ugiye gufungura ikiganiro reka duhera no muri za Rucuro amakuru namaze kumenya nuko aba FDLR bose babandi bitwa abayobozi babandi babasaza abenshi bamaze gucikishwa bamaze kugezwa hano igoma iyi Goma ngo yuzemo icyo twakwita aba FDLR benshi cyane ni mu gihe M23 ubundi byari bimaze kumenya byari bizwi neza ko iyi FDLR ahantu yiberaga abayobozi bayo bose biberaga hano muri za Rucuro urabyuka ko hari ahantu bita za Rwindi barahabaye bakorana business na Monisco bashyira Monisco amabuye ikabaha intwaro
hanyuma ibirukankaho ayo 23 irabatesha baramenangana bagyongoza gatwiguru na he hose fine. rero amakuru arimo arangeraho nyuma uko ayo 23 ifashe turaduce twose FDLR ubu rwose ngo bamwe mu bayobozi bayo harimo abitwa ba Omega abaga ngo bamaze kugera Igoma. Ese aha Igoma n'ubuhungiro cyangwa n'ubundi ni inzira bafite ahandi hantu bagiye kujya? Ya ntabwo twavuga ko ari ubuhungiro kuko kugiza amasaha na usanga muri gahunda za M23 nigo mirimo. Ubwo ro kuba igo mirimo bushobora kuba ubuhungiro bw'igihe gitoya ariko atari ubuhungiro burambye nkuko wenda bo bashobora kuba babyiteze kuko ubundi gihe M23 izaba ihakandagiye ntabwo bateze kuzahaguma. Impamvu rero sina makosa ngiye ko mbibona urabizi ko hano Igoma uzi ko hariyo ibigo bya MONUSCO bitari birenze kimwe. So rero nkavuga ni impamvu baje kuza hano no kugira ngo urugamba ruramutse rukomeye cyane abayobozi bazahungire hehe bazahungira no muri iki kigo cya MONUSCO nkuko n'ubundi muri 2012 na 3 gutyo ariko babikoze ubwo M23 yinjiraga muri uyu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande ariko nkabona yuko binashoboka cyane kuba aba ba FDLR bashobora gukomerezaho bakajya muri Sud Kivu, ariko muri Sud Kivu kabona ko ntacyo bashya barura ahubwo ukabona ko nibura banashobora guhita bapanga ingero z'indege bagafata indege zikora urugendo rurerure nkuko bahungira mu gihugu cy'u Burundi, dore ko naho twamaze kubona ko barahahungira cyangwa se bakaba banafata za rutema ikirere bakerekeza mu bindi bihugu byo hanze cyangwa se bya kure mu rwego rwo gucika, dore ko hano muri iyi teritwari ya Rucuro bari baragize indiri yabo mu by'ukuri agaho gasa n'akahuye n'umunyutsi. Wagera muri za Masisi naho ugasanga na ahantu hato cyane batakwizera ko bashobora kuba bahajya ngo bizere ko barinzwe 100%. Abagabo rose n'amakosa cyangwa se aba bakambwe aba basaza kuko n'ubundi abayobozi b'iki cyama cya FDLR usibye aba barudi urunana ubona ko abayobozi babo kuko rudi urunana n'umutwe wiyomoye kuri FDLR foka n'iki byose nibo navango badafite abasirikare bakuze cyane cyangwa se abayobozi babo badakuze cyane babasaza, ariko nk'iyi FDLR foka yo ifitemo abagabo b'abasaza benshi cyane ari no bari gucikishwa ku hano muri ibi bice bakazanwa hano mu mujyi wa Goma. Gusa naje gutahura amakuru mu kanya gato cyane amakuru arimo aravuga ko hano muri uyu mujyi wa Goma sina makosa n'ubundi ngo aba FDLR nibo benshi cyane, donc ngo abasirikare bagenda bari ngo uzi ko usanga ngo ibipangu bya hano mu mujyi wa Goma ukajya kubona ukabona aba FDLR ngo bari kuri gate barabirinze kubi ngarimwe abayobozi babo bari ko byaba ari ibindi abayobozi ba FDLR bari mu bipangu bya hano Igoma bana byaba ari ibibazo urukumva ko noneho irondo ryawe rikomeje kwivanga n'abajuru. Ubwo rero reka tubabwire ko iyi Goma M23 nibishaka gukomeza guhiga bukware izi FDLR kazibuza amahoro ikababuza no gutoragura ibuye igomba kwinjira no muri uyu mujyi wa Goma naho ikagira ikintu hakora igakuramo izi FDLR zigize kasha mashokero. Sina makosa turacyari hano muri uyu mujyi wa Goma, reka tuve ku bya FDLR duhite tunajya mu yindi nkuru ariko hano muri Rucuro inkuru irimo irangiraho ndetse akaba ari n'inkuru ikomeye cyane nuko ngo societe civile yabwiye mu by'ukuri ubutegetsi bw'Icyishyatsi cyangwa se yabibwiye FARDC yuko ngo hari indege ebyiri zo mu bwoko bwa kajugujugu mu ijoro ryashize ngo zaguye hano muri za Rucuro. Izi ndege ngo zikaba uko byari bimeze kose zari zikoreye zari zifite ibintu by'imizigo ndetse bakaba banavuga bati urebye neza zishobore kuba ari ibikoresho zari zizanye hano muri Rucuro. Iyi societe civile rero yavuze ko ibi bintu ntago bigeze bamenya ngo zaba ari zo ku ruhande rwa M23 cyangwa se za FARDC kuko hari masaha nijoro. Gusa nje nahise mbisanisha ndavuga nti se yaba ari ya operation bari gutegura kuko kumwe bavuze ngo bagomba kuzagaba ibitero. Muribuka ko nababwiye ko ngo abasirikare bake bagenda bajya mu duce tujye dutandukanye bazahuriza hamwe bakatakira M23 umunsi umwe ndetse no kusa imwe igihe kimwe bifashishije ibikoresho ngo bizabyaje muri ubu buryo. None izi ndege zamaze kugwa ariko birashoboka yuko izi ndege zishobora kuba ziri muri ayo ma operation ariko nyine bitewe nuko M23 bifite ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru bigatuma n'izi ndege zitagera iyo zigeze izo zigiye. Hari umwe mu baturage nagerageje kubaza
ndamaza se ko biri ari hano za Rucuru ko biri kuvuga ko rwose ngo haraye haje indege izi ndege ngo zikaba zisa n'iziremereye cyane zirimo ibikoresho byaba ari bya FARDC cyangwa ni ibya M23 umuturage we ikintu yambwiye ati biragoye kugira ngo umenye ngo ni ibyandi kuko ngo ubu aho bigeze urumva M23 ngo igeze igihe cyo kuba yanatangira gukoresha indege bigashoboka ntigire ikibazo ntabe habaho ingaruka z'ikibazo itsarizo zose zikuye hese niba donc impamvu M23 gukoresha indege bitashobokaga nuko wasangaga nta hantu hanini h'ubwisanzure ifite irazifite se banza wumverekana ibyo ngiye gusobanura ariko sinamako ubu kuba M23 yakoresha yagira ibintu biremereye ubu wakwibaza ngo irabikurahe ubu koko icyo kibazo wakibaza ngo yabikurahe kuko iyo bayibajije iby'ibifaru bayibwira yuko yabyatse FARDC no zizabaho n'indege yazatse FARDC ntabwo yazaka FARDC izikurahe nyine reka nkubwire sinamakosa iyi M23 ifite izindi mbaraga ziyiri inyuma ndetse zinakomeye cyane kurusha nuko abantu babitekereza arega sinamakosa ku rundi ruhande tuzajya tunareba urumva tuzajya tunareba ese iyi M23 ese nka leta zunze ubumwe za Amerika zabafasha habaye iki ari ni nkiye mpamvu yatuma ibafasha leta zunze ubumwe za Amerika zifasha M23 nge nta mpamvu mbona yatuma ibafasha ngiye kuyiguha impamvu yanatuma ndetse na Kinshasa ibitekerezaho sina makosa impamvu nyamukuru yatuma Amerika ifasha ngo ibarura riherutse gukorwa hano muri leta zunze ubumwe za Amerika z'impunzi z'abaturage b'impunzi bagenda bava mu bihugu bigiye bitandukanye baza bakubuhungira hano muri leta zunze ubumwe za Amerika abaturage bava hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nabo doke abava muri Kongo ngo bagera mu bihugu mbese ngo bari muri batanu bari mu bihugu bitanu bigenda bivamo impunzi ziza hehe hariya muri Repubulika ziza hara muri leta zunze ubumwe za Amerika urumva nkavuga niba izi mpunzi ziva muri Kongo zikajya muri leta zunze ubumwe za Amerika ese Amerika koko yaba iyo idafite amaso yo kureba ikabona koko hano hantu hari intambara ndetse mu by'ukuri abaturage bagenda bakurwa mu byabo bo baba ari impumyi batabibona kumva karyo Amerika yashingiraho ihereza ubufasha iyo ni ingingo mbona ngenderaho ndetse ingingo inakomeye cyane niba mu by'ukuri buri muturage wese tuvuge n'urugero niba bakora statement niba bakora statement bagasanga abaturage hanini impamvu bahunga bava hano mu by'ukuri mu byabo hano muri Kongo bakajya hano muri Amerika biterwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro ibarizwa hano muri ibi bice bya za Rucuro Masisi ndetse na donc bese muri ibyo bice bakavuga ko iyi mitwe yabazahaje cyangwa se ibakorera iyicarubozo n'iki byose barangiza none bakumva ngo M23 nibyo iri kurwana nabyo kubera iki twahakana ko mu by'ukuri Amerika ishobora kuvuga iti none reka ture ko twabafasha kuzi ko Amerika iyo yivanze muri uretse gato se n'amakosa birashoboka kuba Amerika ishobora no kunabikora wenda kugira igiremo n'izindi nyungu ariko iki kintu nacyo mu by'ukuri ni mu bintu bibiri mbona bishobora gutuma Amerika ifasha itera inkunga M23 nge mbona iyi mpamvu itakunda kuko niyo leta Kinshasa ijya gutanga raporo itanga raporo y'uko iyo ari umutwe w'inyeshyamba ndetse w'iterabwoba ntabwo birangirira kuba ari uw'inyeshyamba arenzeho kuba ari uw'iterabwoba umenye ko Ingoma bafite bafungiye kutagera muri Amerika nose barajya gufasha abantu tena babwiye ngo ntabwo tukibakeneye ku butaka bwacu ubu tuvuze urambira ngo barajya gufasha abantu bamaze gufatirwa ibihano ku rwego rw'isi reka nkubwire sira amakosa ibi kuvuga ngo arega buriya yamaze kuba nk'ikivume ibi kuvuga ngo leta kuvuga ngo imeze nko leta ngo ni umutwe w'iterabwoba
ibintu bikuraho abafite amaso kureba bakareba uko ibintu bimeze. Kuba uyu munsi bashobora kuvuga ngo sina makosa ntabwo uri umukongomani, ntibikuyeho kuri umukongomani, kandi ntibikuyeho yuko umuntu akoze iperereza neza yasanga uri umukongomani. So rero kuvuga ngo leta ngiri kuvuga ngo ntabwo ngo ari abakongo ngo ni imitwe yitwaje intwaro, ngo ni imitwe y'iterabwoba, ni umutwe w'iterabwoba. Hari ibikorwa byinshi M23 ikora bigaragarira amaso, bigaragaza ko atari umutwe witwaza intujwe w'iterabwoba. Ibyo mvuga ni nk'ibiki? Ntabwo turabona M23 igaragaye iri gucegeta amajosi nk'ibyo tujya tubona za Kodeko ndetse n'izi za ADF bakora. Ni M23 ifite papasi intego zigera muri ebyiri zifatika, irimo irarengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'ihohoterwa rikorerwa ku moko ndetse no ku ndimi. Nako kankongereho ikindi, noneho bakaba bafite no banashaka kugira ngo iyi mitwe yitwaje intwaro ibarizwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru bashakisha ukuntu bayimaramo burundu. Ibyo bintu bibiri rero sina makosa kugira ngo ibi bihugu byinjire muri ibyo bintu cyangwa se byinjire mu gikorwa runaka. Buretse gato cyane manze mbisesengure kugira ngo ibi bihugu bikomeye, iyo bidafite bitarimo kuba wenda ngo ni inyungu runaka birimo gukurikirana bishaka aho hantu, bikabyifuza kuba byatanga support, birashoboka ko byabanza bikoherezayo nk'ibiro bikuru byabo by'ubutasi. Arahandi twumvaga ngo za CIA ngo zageza hano muri Kongo zakoze ngo ikigo cya CIA ngo cyasohoye raporo ivuga gutya na gutya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo bo barabanza bagakora ubutasi mbere yo gufata umwanzuro. Ese iyo myanzuro cyangwa se nyuma yuko iki kigo cya CIA kigeze hano muri Kongo kigakora ubutasi bwacyo kigakora iperereza, ese cyaba cyarasanze koko M23 ari umutwe w'iterabwoba nk'uko ubutegetsi bw'Kinshasa bubikora? Ese ku ruhande nanone ku ruhande rwa Kinshasa baba barabonye ko iki kigo cyaba cyarabonye ko abaturage bari mu bice birimo ingabo za leta barenganwa, cyaba cyarabonye ko FARDC igisirikare cya Kongo gikorana n'iyi mitwe yatumye abaturage bata ibyabo bagahungira muri ibi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ubwo ntabwo nibo ndavuga iby'Iburayi n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Sina makosa rero nje nizo ngingo zigera kuri ebyiri cyangwa se 3 mbona zishoboka kuba ibihugu bikomakomeye ndetse tutanatekereza bishobora kuba mu by'ukuri bibyaza bigasapotinga iyi M23. Ikindi wibuke ko ariko ngiye no gusorezaho nkaguha ijambo ugakomeza. Wibuke ko M23 iyo habaye hagahenge tukumva ngo kashizwe ngo na White House irakitabira. Ejo bundi Ubwongereza u Rwanda, intumwa z'u Rwanda muri Suranye n'amahanga ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'amahanga wa Kongo n'u Rwanda barahuye bemeza akantu kitwa CCRF. None se ko katitaweho, ariko White House nivuge urebe ko impande zombi zitari M23 nibanza kwishyira mu bikorwa bwa mbere yarangiza noneho ugasanga FARDC nibo bari kubihonyora. Kubera ni impamvu ahubwo urakoze cyane ubivuze neza. Ubundi Amerika ntabwo isaba gukoresha imbaraga kugira ngo intambara irangire. Iki kintu cyumva. Amerika ntago ari igihugu gishobora kuvuga ngo tugiye gufasha M23 kugira ngo utsinsure FARDC, ntibibaho. Ahubwo yo iramutse bikeneye ko ni intambara irangira neje mu gitondo yababyira ngo murambike intwaro kandi bikagira ute bikubahirizwe. Bitewe n'iki? Hari bira bihugu bimeze nkaho byamaze kwicara kuri Afrika ku buryo bitegeka uko byishaki. Nyine se kubivuze yuko u Rwanda na Kongo babigiye hinama bati tugashyireho kukika tubahirijwe se. Nuko u Rwanda ntago ruri kuri level ya Amerika, ariko Amerika iravuga bikubahirizwa. Kuki u Rwanda rwabivuze ntibyubahirizwe? Nukubera iki? Iyi ntambara ya Kongo ntabwo bisaba ko Amerika izabo ngo ikoresha imbaraga zayo z'umurengera, kuko nubi bishatse ubu tuvugana sibyo ikavuga ngo ari gisegeti ari makenga mwicare. Urumva ntambara yarangira bidasabye ko amanura izo ndege, bidasabye ko amanura ibyo bifaro, intambara yashira. None tuvuge ko izi ndege ari za FARDC zaje bo nje ntago nahita njija ngo ni za FARDC cyangwa ni za M23 kuko nje ntazo ndanabona n'amafoto yazo sinda yabonaho.
urumva wenda turakurikirana bari abaturage bari hariya abari bagenda baduhereza amakuru urumva niba na ngombwa baduhereza amafoto wenda dufite tubonamo amafoto niho biraba byiza kurushaho ariko kugezana n'amasaha rwose mbona aho zishobora kuba ari za FRDC muri bwa buryo bwo kugira ute bwo kujyana ibikoresho mu bice bigiye bitandukanye aragomenye ishobora no kunyura hari yerekeje hari za ntuza za Boni urumva nicyo kirere zinyuramo urumva zishobora no kugenda rega M23 izakinga nkuko isanzwe ibikora ikaziyobya ntizigere iyo zigiye birashoboka ariko nanone ntago nahita mvuga ngo ni za M23 ubwo se M23 kano kanya indege yazikuye hehe ya reka turebe ibintu bizagenda bisobanuka ariko urumva ko abaturage bo bavuga rwose ko ku mugoroba batamenya ngo ni za hehe izi ndege rwose byo zazamutse zaguye hariya muri Rucuro sina makosa rero impunzi zirimo zirava ku bwinshi hano muri iki gihugu cya Uganda zinjira muri Repubulika mu byazo hano muri Rucuro bakaro bari kwifashisha uyu mupaka wa Bunagana umupaka wa Iza Ishasha iyo ngiyo ndetse n'indi mipaka igiye itandukanye ari nako ngo bari gusubira ku bwinshi hano muri Rucuro nkuko amakuru arimo arangeraho nagerageje no gukorera ubushakashatsi binatuma rwose mpamagara umuvugizi wa M23 nuko ngo abaturage bari gutaha ku bwinshi ahubwo se ukwirirwa umubaza ubone wari kubona bari kukunyuraho ntabwo wabonaga oya ariko ntabwo wamenya imibare ushobora no kugira ngo ni nka 2 cyangwa 3 kuko ntabwo wigeze ubona uruvunga nzoka ariko ngo nuko none se uwageze za Ishasha ngo rebe ukuntu ngo bari kwambuka ntabwo nageze ariko ira mipaka yindi twaje tubona ibimodoka biri kujya iraza Bwiza za Gicanga no sugira ngo zira modoka zari zikoreye abacuruzi cyangwa n'impunzi zari zihetse rero ngo bari gutahuka ku bwinshi birumvikana ahantu hamaze kugaragara amahoro birumvikana bari gutaha ku bwinshi ikindi rero sina makosa duhita twinjiramo ni hano muri uyu mujyi wa Sake ariko dimbere ko ninjira muri Sake nabanza uripure inkuru imwe muzo ufite tubwire no mu makuru nawe wateguye hanyuma nanjye manzi nsome ku mazi nahumekeho ubone ingaruke ninjira hano za Sake ya turahera ngaha mu mujyi wa Goma nuko ngo abaturage ngo bamaze kuvumbura impamvu ngo indege za FRDC zitakijya kurasa ku mutwe wa M23 izo mpamvu burase sukubura kwibisasu cyangwa kuba barahakinze GPS kijwi narikohereje se warishizemo ijwi rirahari n'amajwi mbana yaza kadukoresha ijwi kadukoreshe ijwi nicyo cyiza abaturage rero ngo bakaba baramaze kuvumbura impamvu ngizi ndege zitakijya mu bice bya M23 kurasa mnajiuliza hii picha ni picha gani? Hii ndio iko inatuma mavole zetu za masokoi ma drone hazipilone ba M23. Donc Rwanda ilifanya hii anti missile aérienne pour que vole zetu zikuwe na bapiga. Mnajiuliza juu ya nini vole zetu hazipilona ke ba M23? Ni juu ya hii iko Rwanda. Strictement iko kote banaitaka Rubavu. Mwa ile parti ya Rubavu karibu na Goma pale. Njoo kwe banaijengea. Sasa iko ni kitu kie Pologne ilipatia ka Rwanda pour que ba vole zimoze sikwe na ruka vole keruka strictement ne na lungula contenu ya hii antimissile aérienne. Donc il fallait gouvernement itafute ingine ma missile za kutumika nao kuacha sokoi na drone. Ndio dossier yenyewe iko pale. So merci beaucoup à tous mes frères. Ngombeje ikibazo gihari ikibazo gihari ngo hari antimissile ngo u Rwanda rwagiye gukura muri Pologne urumva ngo u Rwanda ngo rwagiye kwigenga hara muri Morubavu urumva ngi antimissile ngituma nibura ngo indege y'imirwano yose izamutse ihira mu kirere bigatuma noneho sikwe za FRDC ndetse n'izikajugujugu yewe na za drone zitabasha kugera mu kirere M23 wirimo aho hantu hasubiremo neza subizemo ijwi cyangwa aravuze ngo
mwaba muzi impamvu indege za FARDC harimo Sukhoi ndetse na za drone zitakigera mu bice byo M23 irimo ngirase? Ati hari antimisile u Rwanda rwahawe na Polonye yaje gushyigikirwa hariya mu musozi wa Morubavu. Ati antimisile ni igisasu gituma cyangwa se n'ikoranabuhanga rituma indege iri hariya ku kibuga cy'imirwano cyangwa se ku kibuga cy'indege hariya kwa Leopold idashobora kuzamuka ngo ibe yajya kurasa M23 ahiri. Ngibi rero bikaba biri gutuma M23 itagerwaho n'ibi bisasu ngo bitewe n'uko u Rwanda rwo kwicungira umutekano, ngo bikaba bisaba yuko leta ya Kinshasa ngo yongere gushaka izindi misile zishobora guhangana n'irikoranabuhanga u Rwanda rwasize ahangaha muri Morubavu. No kubesha. None se izi antimisile zirinda kumva zirinda misile ni antimizayiro, sibyo? None se ibyo byatuma indege idahaguruka? Indege z'imirwano nyine ngo harukuru zihaguruka ngo zagereje kugira ngo zijye kure kuri izo misile zigashya. Hari indege wumvisha FARDC se ahiriye mu kirere kandi baravumbuye iryo banga bigatuma batazizamura. N'ubwoba buriya wasanga ariko abashoferi babo bababeshe ubuze uko hari ukuntu bazamuraga Sukhoi cyangwa indege ugasanga M23 iraziyobeje zikabarasa bo ubwabo zibakirasa. Hari ukuntu bashobora kuba baragize gutya bakabashyiramo icyo gipropaganda kugira ngo batazaburushwa bababwira ngo niwongere bazamure. Rero abana bo bagakomeza kugendera muri uwo mujyo ngo koko ngo hari ngo antimizayiro ngo ituma ngo indege ngo nizizamuka zishya. Nta n'ahantu byabaye. Antimizayiro ntaho bihure na misile irasa indege. Wenda mara ngo hari misile basetinze zirasa indege, bityo wenda ngo banga kuzamura indege kugira ngo batazizamura iyo misile igahita yiturika. Bavuze antimisile none ngo na antimisile, iyo bavuze ngo ikintu ngo ni antimisile ni kirinda niba iyo ndege yabirashe misile icyo cyitwa ngo ni antimisile wenda kikaba cyayigira ute cyayirinda cyahagarika iyo misile iyo ndege irashe. Urumva ko ntaho bihuriye n'indege. U Rwanda ngo rukaba rwarabikuye muri Polonye. Urumva ibyo bintu ni ukubesha. Ubwo abaturage bakaba bicaye bati nyamuneka ntimukajye mwirirwa mubaza iby'izo ndege kuko bamaze kuzifatira mbarigo. Izi ndege ziri na hano ku kibuga cy'indege i Goma. Duze cyuva zizamuke. Amakuru nge nacakiye nuko bazi neza ko n'ubundi M23 ifite imbundi zihanura, zikariyo mpamvu batakizizamura. Ifite za misile ifite rwose imbundi zihanura. Ikindi hari n'undi rwitwazo rwigeze kuba bavuga ko ngo mizayiro zazo zashize kandi ngo zirahenda. Ariko ibyo ntago nabibonye nk'ahari ukuri kuko tuzi neza ko Gisekedi yakwemera agasheta niwe hari mu rugo rwose na Paredera Nasi yakayisheta, ariko bakamuha mizayiro zo kurasa yagurisha na mwana wume. Na ubanza rwose yashyiraho n'umudamu ati mu mutwara ariko mu misile nje kurasa. Akunda kurasa Gisekedi akunda kurasa no ewana. Ubwo abaturage bari hariya bakaba bari kwahumuriza babyati wenda mwe mutuje hari igihe kizagera hakaza izindi zizahangana n'iki cyogajuru kiri hariya. Urumva ubundi vumbi rigatumukwa. Ako bamaze gutangaza yuko ngo impamvu rwose ari u Rwanda rwazanye izo antimisile ziri hariya muri Morubavu. Ibyo binyoma byabo sinamakosa, reka tubibarekere bagumane ibinyoma byabo kuko ugiye ku binyoma baba bavuga ni byinshi cyane. Urumva niyo nindi verisiyo nyuma y'ibyo ari byaravuzwe ko misile zo kurashisha zashyize, kandi ukuri tuzi nuko iyo bagiye kurasa M23 ifite ukuntu yinjira muri GPS zabo bagashiduka barashe mu by'ukuri mu birindiro byabo. Ibi nta nubwo ari n'ubwa mbere bibayeho kuva iyi ntambara yatangira. Ni kenshi twagiye twumva ngo indege za FARDC zarashe muri defense ya FARDC, yewe n'izi za kajugujugu utanagira ngo ni za Sukhoi zonyine byagiye bibaho.
nuko rero bihagaze. Twinjire rero hano muri za Sake ni ahantu hari kuvugwa urugamba rukomeye cyane ku marezo sosiyo, binyamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko bya bindi byarutwitse nabonye biri kuvuga ko rwose ngo Sake ngo umuriro watse ngo ivumbi ryatumutse. Rero nabonye atangaje ngo M23 ngo yafashe Bambiro. Umuntu arafata Bambiro atari yagira na Sake. Ikigo cya Bambiro ngo M23 yagifashe. Yes, ubwo rero uwo ngo nawe afite isoko yiwe gutwarika amakuru dufite. Amakuru dufite nuko hano Sake mu by'ukuri nta mirwano ikiriho, gusa ahubwo nuko sina amakosa ngo bari gutoza bikomeye cyane FARDC kugurutsa za drone. Ari nako ngo bakomeje gusuka ibikoresho byinshi cyane, bikavuga ko ngo bashaka ngo kuzamura kurwana intambara, ngo bakazamura drone nyinshi icyarimwe zikazamukira icyarimwe, niko zizatwikirwa icyarimwe. Ariko ubwo M23 irasabwa gushaka ikintu izahita zitoraguza icyarimwe ikazira amasirizi icyarimwe, kuko barashaka kugira ngo zizazamuke ni za drone zikorera ibisasu. Hari drone bikoreza igisasu yarangiza yakugeraho yagera nko hejuru yanyu ikakirekura, kiri gukoreshwa na machine. Rero nibwo buryo bari kuba ati bagiye kurwanamo hano muri za Sake kugira ngo bapfungure ya mihanda. Iyo ubutaka irananiranye biranze, iyo ubutaka biranze nubwo buryo bwonyine basigaje. Gusa ariko M23 ikisabwa niki, irasabwa kuba maso bazamura drone ikazamura iyindi urushundura rwo kuyiroba, cyangwa se ikazajya iziturikiriza aho hafi yabo ahubwo bakayumva. Ubwo rero reka dukomeze gutegereza turebe yuko niba koko izi drone bari kwigisha izi FARDC kugurutsa nimba bazazigurutsa bikabahira, dore ko igihe babigerageje byose byagiye binanirana. Tukiri hano rose n'amakosa abasirikare ba FARDC batangiye gushinjwa. Abasirikare ba FARDC bari gushinjwa ko ngo aribo bari kugenda banyuruza mugabo abasirikare ba SADC by'umwihariko ba South Africa. Babagira ute? Bari kubanyuruza cyangwa se nibo bari kubica babasirikare twavuze babiri baherutse gupfa baguye hano muri umujyi wa Goma. Ngo abasirikare ba FARDC nibo babivuganye, nibo babishe. Ibi rero bikango biri gukorwa mu rwego rw'uko ngo abasirikare ba South Africa sina makosa ngo bafite amafaranga, ngo hari ukuntu ngo baza bafite amafaranga rwose ngo bagahembwa FARDC nta kintu barabona, hanyuma nabo bagahita binjira mu tubare ndetse bageramo ngo bagakora bya bikorwa by'urukundo. Sabo ni bikorwa by'urukundo ara bagahita binjira muri ibyo bikorwa rwose byo kujya mu bakobwa, bakanywa amayoga bakajya no mu bakobwa. Abasirikare ba FARDC ari kubacunga, yaramuka agize cy'agasinda gake cyane bamujugunye hanze, bagahita bamukuramo ayo mafaranga. Noneho ngo byanaba ngombwa mu by'ukuri ngo kugira ngo ataza kubatangira ripoti mu masaha mu gitondo bakamwivugana, ataho kugira ngo aho kugira tuburane n'umuntu twaburana n'umurambo, bakajya gutanga ripoti yuko ari ndaza mwivuganye. Ikindi ngo abasirikare ba South Africa ana niyo mpamvu ubona urugamba rusa n'urwabananiye, bo ngo bari kubaza abasirikare ba FARDC ngo nta mari ngo muzane tugure. Zibajyamo no kugura imari. Hebo bari gushaka imari za Toromarine na za Gizo. Bazi yuko hari muri Goma ahaba ibirombe. Uyobe ko baje bari kubabwira ngo igoma ngo imari bihari ngo hari n'igihe ngo uri kugenda ukayisitaraho. Bazi ko ngo abasirikare bo baba bafite ibikoresho. Ariko sha mwanya wanjye ntujya wiburira. Sasa rero ngo bo iyo bari hara ngo bari kubabaza bararaba psychologue no psychologue nabibonye ragukoraho ryake. Hanyuma rasera amakosa ngo bari kujya bababaza ngo bajya babaza ngo muduha amabuye ngo tubaha amafaranga. Rero bagenda bari kuyabaratira amabuye kugira ngo abasirikare ba FARDC babe nk'ibikuke, bari kubaratira amafaranga kugira ngo abasirikare ba FARDC babe ibikuke bayazane nyine bayagure. Barigenga zanga afite ngo nk'ibihumbi nka 3 by'idolari
uzi yuko haba arayijana yavuja mu makongomani akuzura umufuka reka da makongomani yazana n'amadolari fata ibihumbi nka 3 cyangwa 5 by'idolari ubwo nabo bakaba barayahawe n'abiyongiye muri South Africa ati mujye muri mission tugiye kurangura n'ukurangura babyita kurangura akaza akamuhengejerezamo gutya zijanijana ukuntu zifunze zikafariza ati kabisa nayagutsinzeho ntago rado umusirikare ewana baramubinda mpaka bamwivuganye cyangwa se bakazana ngo n'ibintu by'ibituburano bakamutuburira bagashaka ibintu kumufera barababita abafraperi rero iyo bigenze gutyo baramwivugana naho bigeze abasirikare ba South Africa babacunge ngo bafite amafaranga sinamako ngo aragenda akareba umuherwa nkira muri South Africa akamubwira ati hano hari imari ntiwareba imari ni imari icyabuze ni amafaranga imari irahari agahita amwoherereza nk'ibihumbi 5 by'idolari akaza rwose mu mabanda arakashyira hariya agashyira karenzaho wenda nibura na 300 yo kuba ari kurya akaba ari kurya akagenda akareba abasirikare akabagurira n'iki ngo birashoboka ko birimo n'abasirikare bakuru akaba ari ibintu bari gukina harimo n'abasirikare bakuru nose bajya mu rubaya n'ubwo ubwo se uragira ngo burango ntaho burahari na dirubishu zishobora kuba zaraciyemo bajya bakina burazigacamo ahubwo abangaba akaba rero babaye ibitambo nese uratekereza ko uyu bagiye buriya hari igihe zaba zinacamo mwana ku ruhande rumwe zanyura hese hariya nyiri kugira ngo mbese bisaba ibintu byinshi akuze kunyura hari amubambiro baragusakana bakagusakana muri mwana wumwe nta dusigisigise dushobora kuba twarasigaye hano ngo baba bari kuraruzamo ntatwo burasuzi ngo imari iguze ibihumbi 5 by'idolari ngo ni ikintu kiremereye niyo mikoro nini byaterwa n'iyari nta kantu ushaka gushira hano munsi y'ururimi byaterwa n'iyariyo ndavuga zahabu zahabu sera bapfa kuyikurayo kugira ngo zahabu uziko na zira za tromarine na za diamana za mangano hariho n'umukongomani utaranazibona utazi uko zisa mwese uragira ngo mwese muzibonye mugakira rimwe ninde wakumvira undi ninde wakubahura kari nyinshi se bayareka buri wese akira oya bamugomba kuba hasi kugira ngo mwese mwaba mungana bigashoboka nuko nyine hamwe mugomba kuba murya magendu handi ari kandi barya amafiriti ari kubiguruka bise nibyo mu mazi ngaye nguko rero urumva yuko biziye rwose gushaka amabuye y'agaciro kurusha uko biziye kugarura umutekano muri iki gihugu ibi rero sinabakosa ngo nibyo biri gutuma bagwa hano mu by'ukuri bari kwivuganwa cyane ngo babandi baherutse gupfa ngo bari gushinjwa abasirikare ba FARDC ariyo mpamvu vuba hanga mushaka kumva n'umwuka watangiye gututuba utari mwiza hehe hano mu gisirikare cya FARDC bitewe n'ibyo bikorwa byamaze kwinjiramo bijyanye n'ubundi n'amaco y'inda cyangwa se n'ibigendanye no gusahura amafaranga y'aba South Africa aba South Africa amakuru namaze kumenya ngo hari n'ukuntu ngo muri weekend bazagira gutya agakoramo uniform akiyizera hano ku Gisenyi ku mazi akaza kwitamirira nk'abasivili abafite ibyangombwa se mfasha CPGR se ko yihabwa ufite ikarita ya Kongo bafite ubwo ndavuga yende yo hejuru ubwo ni visa cyangwa passport ibyo ngibyo byose ni kimwe byose ni ibyangombwa byambukiranye ni passport rero ngo hari ukuntu haza kwigaramira rwose gutereka ramada yabo hano burya ku Kivu ngo bakatamirira harazatamutamu niyo ngiyo za buraseri bagahekenya ifi barangiza bakitahira ubwo nujya hari igihe muzakacirana wamumenya se sha bakaba yamanukanye n'ibidunagire ngo bice barabazuru ni nk'aba bakinnyi nakubwiye wa mukinnyi nakubwiye wari ukaze mbere wamanukanaga babiri mu myitozo nawe yamanukanye nka batatu bajya bafashije godi nawe yamanukanye nka batatu hari igoma akaba kumanukana bazi igiswere bari kugenda aribo bari kodaringa ibintu nk'ibyo ngibyo nagenda bakubita ikizuru nagenda bakubita ikintu cy'icyongereza n'utuntu tw'utuzuru ukuntu buriya nanjye namaze kumenya ikizuru ushyireho ifi koga nuko
urumva ruko hariya muri Goma bishobora guteza umwuka mubi bitewe nuko kutaba batari kumvikana cyangwa se ngo bahuze imikoranire muri rusange. Twinjiye Minembweho ngo hari umusaza rwose abasore bagera muri babiri bivuganye bitewe nuko ngo baramwoneshereje umugabo barangije ajya kubarega kwa makanika abahata ibiboko buri muntu akajya mukubita inkoni 200. Hari 200 bazikubitwa cyangwa bazikubitwaga bakagenda bazisubika kubita senkane ejo bakakongera inkoni 200 ni inkoni nkeya. Hari n'abakubitwa 6. Abagore nabonye bakubise ibibando bamuhuye ku kibuno arangije arahaguruka mbona zikenyereyeho nta n'icyo abaye. Umva nabonye azikenyereyeho inkoni rwose arenzaho agasharupe kuko ikanzu yari yamaze gucika ku kibuno. Mbona zikenyereyeho ibyo bibando byose abikenyereyeho aratambutse. Amadolari 800 bamukubise pe. Ubwo rero aba bahungu bakaba baroneshereje uyu musaza ara muri Minembwe ubwo ni ngo mu bice bya za Rurambo. None uyu musaza ajya kubarega kwa makanika. Icyaje gukurikiraho makanika ngo yabahamagara bakubita inkoni buri muntu desa. Urumva? Desa bato. Araje ngo yaramaze n'iminsi abafunze. Ngo yabafunguye bari gutajya kwivugana uyu musaza. Ubwo none ubwo bari kubwo batorotse batorotse. Subwo wagumaho ngaho. Batorotse ubwo ara muri Minembwe rwose umwuka mubi bikomeje kugenda ututumba bitewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kugenda bihakorerwa. Ubwo reka turebe ngo makanika se we hariya asa n'ahayoboye aragenda ahayobora mu buhe buryo ko n'abaturage bwabo batagiye bumvikana. Birasaba ngo babahuze rwose abaturage yaba ari aborozi yaba ari abahinzi yaba ari abacuruzi bose bagenda bahuza bumve yuko bose ari bamwe. Muri Beni rero ngo UPDF yihoreye. PDF rwose ngo muri aya manywa imaze gutikura bagera kuri 17 ba ADF naru. Ni nyuma yuko rwose ngo nabo yari yabinjiye umuhumo itikuramo 32. Ubwo ngo ikaba imaze gufata n'abandi bagera kuri 22 bamaze gufatwa amatekwa. Ariko ngo ikibabaje bari gusanga abiganjemo ari abakongomani binjiye muri uyu mutwe unavuga w'inyeshyamba. Hariya rero ibintu bikaba bikomeje kuba bibi mwira territoire ya Beni bitewe nuko izi nyeshyamba za Kodeko ziranyeshyamba za ADF naru yewe n'izindi nyeshyamba zigiye zitandukanye zimwe abira bice aho zijye kugenda zikora ibikorwa bitari byiza by'ubwicanyi. Ubu rero kuvuga ngo UPDF ndetse na FRDC bakaba bakomeje muri ibyo bikorwa nyine byo kubahiga nubwo nabari kujya bagera hamwe na hamwe bagasanga babateze ambush. Ubwo rero sinzi ngo haraza gukurikira iki ariko nizi ADF naru nazo zikomeje kugenda ziri guhigwa ndetse bari no kugenda babakoramo muri make fighter. Ubwo rero sina amakosa urumva ko ibintu ntabwo byoroshye na gato. Ndimo ndagerageza ndakubita icyumvirizo hano ngo ndebe uko bimeze. Sinzi umuntu wavuze ngo His Excellency Paul Kagame banza rwose noneho ngo igihugu kigiye kugenda neza ngo bitewe nuko ngo ubona ko rwose Imana yamuhaye umugisha. Sina mako uzi ko muri iki gihe nko muri aya matariki n'ubundi imvura izuba ryabaga rishinyitse rimeze nabe mu bice byose. Ariko nyuma yuko yarahiye ubundi hari akavura kagwaga mu matariki 19 15 bitaho na somisiyo. Nose kuba yarahiye bikabihuye n'iyi mvura yaguye. Hey imvura bura ngo n'umugisha ngo buriye ngo Imana yamuhaye umugisha umanuka nyuze imvura iri kugwa. Ntaho bihuriye. Ibintu ngo bimeze neza ngo uyu n'umugisha azanye umugisha we yarawuvukanye kandi azarinda usazana. Iyi ngoma ye rero ariko ntaho bihuriye n'iyi mvura. Umva iyi manda Imana yihaye umugisha mwo kabyaramwe ukajye umupagani uyu cyo wubaha ibyo abantu b'abanyamasengesho bavuze niwe bakubwiye bati rwose yihaye umugisha. Imana yagusize amavuta urinda usaza ukayasaza. Impamvu bivuze urabona ko none ubu ngubu hanze imvura irakubye igiye kumanuka Doze ko bigiye kumanuka uzikiri mu Rwanda n'ibitaragwayo ahantu hose imvura irimo iragwa.
imvura irimo iragwa nta kugwa gaturi bakubwiye ko wenda no mu Rwanda ishobora kubigiye kugwayo waganire nabi mahama haraza za Kirehe ukumva izuba ukuntu uri kubakaraga urazana ibintu by'imvura kandi izuba bameze bayiheruka kera ari umugisha biragendera kuri ibyo imvura yagwa mu gihugu hose rero iri kwigwira mu gace kabo urumva ubwo rero nimba umugisha uragera ko mu burengerazuba mu burasirazuba bo ntibawubone gusimbiza uburyo abasesenguzi hamwe mu bisesengura ariko ntaho bihuriye rwose rega ubuce buratandukanye kandi na klima ziba zitandukanye hari agace usanga gatanga imvura n'akandi kagenda gatanga izuba mu buryo bugiye butandukanye uzahamagare wa muvandimwe bitagaho umubaze niba imvura iri kugwa ariko nahoze mvugana nabi Musanze bo imvura irimo iragwa se nyinshi rwose mbese klima y'Musanze ihuye wagera za Rubavu ubwo hegeranye na za Kibumba muri Kongo rwose imvura ni ibindi bintu ndimo ndakubaza klima ya Musanze na klima ya hari iburasirazuba za Nyagatare irahuye ntabwo bihuye nuko nyine ikindi rero sinamakosa reka twigarukira no muri za Sake mw'abantu mwe ibintu biraza kuba ibindi bakomeje kuri forcinga kuri kote ya M23 wagera no kuri kote ya FARDC rero bakaba ari kuri forcinga barimo baragenda bahongera imbaraga ari nako bari kuhashyira ibikoresho naho aha ni mu gace gashobora kuba kabamo intambara ikomeye cyane kandi uku kwezi turi tariki 12 n'eshatu turi 13 yego uku kwezi kuzagera kuri tariki 30 ibintu byamaze gusobanuka hari ikintu gishyashya kiri kugaragara kuko ku ruhande rwa FARDC sebuke kwa mugabo yari harya ni minisitiri w'ingabo Kabo harya ni yitwa Gikabongo avuga ko iminsi 30 amezi 3 yavuze iminsi 100 yavuze amezi 3 yabaramo iminsi 100 oya yivugiye iminsi 100 nyamara twe tukavuga yuko ari amezi 3 ari kurengaho iminsi mike iminsi 10 nkurikije rero ibintu biri gukorwa ibyo drone yangira ku ruhande rwa guverinoma yambwiye ibintu bari gutegura ntabwiye ko ibintu bijyanye n'amasuko ngo hari n'andi masuko ngo yaje akirikisha asa mu mashashi niyo barayazanye apfunyitse niyo barayagize bate hari ukuntu dabapakira mu izindi ndege zikaza zikore zigaturaho batamanje mu mashashi batamanje bazara pièce par pièce ngo baziteranyirize hariya bazanye ngo n'abantu ngo b'abatekinisi bibuke ko baherutse n'aba expert bigisha FARDC bijyanye n'urugamba bazana abakanishi bongeye gukanika ibifaru babikoramo babisetinga neza abo kubihomahoma ubwo rero ikigaragara cyo ibirimo birategurwa ni ikimenyetso kigaragaza ko bitazaba byoroshye ni ikimenyetso kigaragaza yuko hano imbere hari urugamba ruremereye cyane nubwo yemwe usanga abasesenguzi bamwe bakubwira ngo urugamba rushobora kuba rutaremereye rushobora kuba rukujya rukwerekera mu ruhande rumwe ariko ku bantu bazi ibya Kongo urugamba rwo ruracyahari ntabwo twahita tugira ngo tuvuge ngo bisa nkaho bikemutse kuko ubona ko ku mpande zombi nta kurekura kandi burya fayita yuko nta kurekura ku mpande zombi hari icyo bivuze icyo bivuze ni intambara buranga intambara twavuga yuko ishize nk'ubu mu Ventura yavumutse ivuze ngo intwaro turazimanitse cyangwa se FARDC kavuga ngo tumanike intwaro tugane iyindi nzira itari intambara aho twabivuga ariko igihe ku mpande zombi bakivuga imyato buri wese ashaka kurwana buri wese ashaka kugira ngo asimbure undi aho ari urugamba burya ruba rugihari ariyo mpamvu twakagombye kuvuga yuko bantu muri Kongo rwose mukenyere mushikame kuko yaba ejo bundi cyangwa ejo bundi yaho mushobora kongera kumva umuriro wongeye kwaka. Yes, ubwo rero turabashimiye cyane abantu mwabanye natwe twari turi muri wa mwanya wa update tuze kugaruka amasaha ya nimugoroba turi kumwe mu kiganiro yari Fighter asina makosa. Asante, ciao.